Reka nongere mbishimire cyane mwebwe mukomeje gutega amatwi mukurikirana ibi byigisho biyobora abakozi kwiga Bibiliya ikigembwe cya kabiri, aho tugiye kurebera hamwe ingingo y'uyu munsi ivuga ngo ahera cyane. Iyi ngingo y'ejo yavugaga ngo ubuturo bwera bwo mu ijuru, aho icyigisho cy'iki cyumweru cyose gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umucyo uturuka mu buturo bwera. Mbere yuko tujya mbere muri ibi byigisho, reka tubanze dusenge. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimiye ko ujye kubana natwe muri aka kanya. Tugushimiye ko kongeye kuduha umwanya kugira ngo twige ibi byigisho bya none. Turagusabye kugira ngo rero ubane natwe mu byigisho tugiye kwiga. Reka tuyoborwe nawe muri byose. Nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ahera cyane. Mbere yo kujya muri iki cyigisho neza, katubanze dusoma aya masomo aboneka mu Balewi igice cya 16, dusoma umurongo wa 21, dusome n'umurongo wa 29 kugeza 34. Dusome mu Balewi nanone igice cya 23, umurongo wa 26 tugeze 32. Tuze guheruka mu Baheburayo igice cyaho cya 9, umurongo wa 23 tugeze wa 28. Mbese kuki umunsi w'impongano wari umunsi w'ingenzi cyane muri Isirayeli ya kera? Kuki umunsi w'impongano wari umunsi w'ingenzi cyane muri Isirayeli ya kera? Reka tubanze dusome aya masomo, tuze kugaruka dusubiza icyo kibazo kibajijwe. Abalewi igice cya 20, tubanze dusome igice cya 16, umurongo wa 21 tugeze wa 23. Haranditse ngo Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene, yaturira hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose abishira mu ruhanga rw'iyo hene, ayihe umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu. Tuti bakundwa, ndagira ngo mbibutse yuko Aroni yagombaga gukurikiza amabwiriza Mose yari yarahawe yo mu buturo bwera. Aroni yari yarabwiwe yuko akwiye kujya arambika ibiganza bye mu ruhanga rw'ihene Azazeli, maze akaturiraho ibyaha byose by'Abisirayeli. Nta kindi cyakurikirwagaho nuko iyo hene Azazeli yajyanwaga mu butayu. Iyo hene yagombaga kujyana ibyo byaha ahatari abantu. Aho rero yagombaga kuhajya yikoreye ibicumuro cyangwa se gukiranirwa kw'Abisirayeli. Ahantu rero yagombaga kuhajyana ni butayu. Reka dusome umurongo wa 29 tugeze kuri 34. Haranditse ngo ibi bibabere itegeko ridakuka mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa 10, mujye mwibabaza imitima, ntimukagire umurimo muwukoraho, ntawe yabakavukire cyangwa umunyamahanga usuhukiye muri mwe, kuko uwo munsi ari muzajya muhongererwa kugira ngo muhumanurwe, nuko imbere y'Uwiteka muzaba muhumanutse ibyaha byanyu byose. Uwo munsi ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mujye mwibabarizaho imitima, iryo ni itegeko ridakuka. Kandi umutambyi uzasigwa akerezwa kuba umutambyi ngo azungure se, ajya abahongerera, yambare imyambaro y'ibitare, imyambaro yejejwe, ahongerere ubuturo bwera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, kandi ahongerere n'abatambyi n'abantu b'iteraniro bose. Iryo ribabere itegeko ridakuka, ko ajya ahongerera Abisirayeli impongano y'ibyaha byabo byose rimwe uko umwaka utashye. Aroni agenza uko Uwiteka yategetse Mose. Nshuti bakundwa, ngira ngo mbabwire yuko Aroni yagombaga gukoresha uburyo bwose akubahiriza amabwiriza Mose yari yarabwiwe n'Uwiteka. Aroni nk'umutambyi hari ibyo yagombaga kubahiriza bigendanye n'uko Mose yari yarabwiwe n'Uwiteka. Ngira ngo mbabwire yuko iki gikorwa cyakorwaga rimwe mu mwaka, muri ukwezi kwa 7 ku munsi wako wa 10. Abisirayeli bose bagombaga kujya bibabaza bakiyiriza ubusa, yewe nta n'ikintu bagombaga gukora kuri uwo munsi. Uwo munsi wagombaga kubabera isabato.
ikiruhuko bakaruhuka. Yewe Imana yari yababwiye yuko nubwo yaba ari umunyamahanga wasuhukiye iwabo yagombaga kutagira icyo akora kuri uwo munsi. Uwo munsi wabaga ari umunsi wo kubabarirwa, wabaga ari umunsi wo guhongererwa. Umutambyi yagombaga kubahongerera yambaye imyenda y'igitare, imyambaro yejejwe. Yewe yagombaga guhongerera abatambyi n'abantu b'iteraniro ryose, kandi akabikora nk'itegeko kuko ari itegeko Imana yari yarategetse. Aya niyo mabwiriza Aroni yari ayahawe na Mose nk'uko Mose yari yahawe n'Imana. Reka dusome mu Balewi igice cyaho cya 23, dusome umurongo wa 26 tugeze 32. Umutwe w'amagambo uravuga ngo andi mategeko y'ibitambo. Muranyihanganira, umutwe w'amagambo uravuga ngo iminsi mikuru y'Uwiteka. Umurongo wa 26, Uwiteka abwira Mose ati, ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa 7 ni wo munsi w'impongano, ujye ubabera uwo guteranira kwera, mujye mwibabazaho igitambo gikongorwa n'umuriro. Ntimukagire umurimo wose muwukoramo kuri uwo munsi w'impongano wose, muhongererweho imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Umuntu wese utazibabaza mu mutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe. Kandi umuntu wese uzakora umurimo kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Ntimukagire umurimo wose muwukoraho. Iryo ribabere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mwibabaze imitima. Mujye muziririza iyo sabato muhereye nimugoroba ku munsi w'ukwezi kwa 9, mugeze nimugoroba ku munsi wa 10. Abisirayeli aya niyo mabwiriza bari barahawe yo kujya bakurikiza ku munsi w'impongano. Uyu munsi w'impongano wabaga umunsi ukomeye cyane, wabaga ari umunsi ngarukamwaka. Buri mwaka uyu munsi Abisirayeli warawizihizaga ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7. Niyo wabaga ari umunsi ukomeye cyane wo kweza ubuturo bwera. Reka dusome mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 23. Haranditse ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa. Nuko rero byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru ubwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Kandi ntiyinjiriyemo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi yinjira ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi. Ahubwo noneho abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe, kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri azanywe no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegerereza kubazanira agakiza. Amen. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane turi kubona
aho batugaragarije ibyaberaga mu buturo bwera bwo mu isi ko byasuraga ibigomba kuzabera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ahera cyane ho mu isi hasuraga ahera cyane ho mu ijuru. Uyu munsi w'impongano wari umunsi ukomeye cyane kandi wari umunsi w'agakiza kandi wari umunsi w'ingenzi cyane mu Bisirayeli. Wari umunsi wo kubabarirwaho ibyaha. Wari umunsi w'impongano. Se bene data, icyo tukwiye kuzirikana ni iki muri iki cyigisho cy'uyu munsi? Abatambyi bakoraga iminsi yose igize umwaka, ariko ku munsi w'impongano witwa Yom Kippur mu Giheburayo, amaso y'Abisirayeli yose yerekezwaga ku buturo bwera. Abalewi 16 na 23 hagaragaza amabwiriza asobanutse yerekeranye n'umunsi w'impongano. Imirimo yose ya buri munsi yagombaga guhagarara, buri wese akiyiriza ubusa. Igihe umutambyi mukuru yabaga yinjiye ahera cyane ajye kubonana n'Imana, abantu bose bisuzumaga mu mitima yabo, bashakaga Imana bicishije bugufi kandi bakicuza ibyaha. Umuntu wese wabaga atababaje umutima kuri uwo munsi w'impongano yagombaga gukurwa mu bwoko bwe, ntiyongere kuba umwe mu bagize ubwoko bwatoranyijwe. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko uyu wari umunsi ukomeye cyane. Wari umunsi Abisirayeli bose babaga bategereje guhabwa imbabazi. Isirayeli wese yagombaga kwicuza ibyaha bye, yagombaga gutegereza imbabazi z'Imana. Bagombaga kwerekeza bose amaso yabo ahangaha. Bagombaga kwisuzuma mu mitima yabo, ndetse bashakaga Imana bicishije bugufi. Kandi igikomeye, umuntu wese utakoraga ayo mabwiriza, akiyiriza ubusa ndetse akanaruka kuri uwo munsi, yagombaga gukurwa mu bwoko bw'Imana, mu bwoko bwera bw'Abisirayeli. Ku munsi w'impongano, umutambyi mukuru yafataga amaraso y'ihene y'Uwiteka akayajyana mu buturo bwera, yamara kuyaminjagira ku ntebe y'ihongerero, agasiga ayo maraso ku mahembe y'igicaniro cya zahabu ndetse n'icy'umushita, agahumanura ubuturo bwera bwose. Igihe yabaga arangije gukora umurimo wo guhongerera, umutambyi mukuru yarambikaga ibiganza ku ihene nzima, akaturira hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli n'ibicumuro byabo byose. Iyo hene yagombaga koherezwa mu butayu, aho yagombaga gutandukanywa n'inkambi by'iteka ryose. Amaraso yageraga mu buturo bwera mu gihe cy'imirimo yahakorerwaga buri munsi, ari byo bigaragaza kwandikwa kw'icyaha n'uburyo Imana ihangana n'icyaha. Ubu noneho ku munsi w'impongano, ayo maraso yakurwaga mu buturo bwera agashirwa ku mutwe wa Azazeli, yashushanyaga Satani kandi agaragaza n'inshingano ze zo kwikorera ingaruka zatewe n'icyaha. Bakundwa, ndagira ngo nongere mbibutse yuko igihe ayo maraso ibyo byaha byafatwaga bigashirwa kuri ya hene Azazeli ikajyanwa mu butayu, bigaragaza yuko Satani nawe azashyirwaho ibyaha by'ubwoko bw'Imana. Iyo hene yagombaga koherezwa kure mu butayu kugira ngo ku iherezo ry'umunsi w'impongano Imana ibe ifite uburyo
ibe ifite ubuturo bwera butunganye kandi ifite n'ubwoko butunganye. Mu buturo bwera bwo mu ijuru, Kristo adukorera umurimo yabanje kuwukorera ahera, ariko mu mwaka w'1844 ku iherezo ry'imyaka 2300 yatangiye kuwukorera ahera cyane. Bene data, ndagira ngo mbabwize ukuri, Kristo guhera kuri uyu mwaka w'1844 nibwo yaratangiye gukora umurimo mu buturo bwera awukorera ahera cyane. Bene data, tuzatsinda uru rubanza rukomeye kuko Yesu ari we uduhagarariye. Uko Madamu Ellen White yabivuze, tugirwa abera binyuze mu gukiranuka kwe tutigeze tugiramo uruhare. Kubw'uko gukiranuka twahawe tubabaza imitima yacu, ariko kuzibukira icyaha cyacu. Ni kuvuga ko tudashimishwa no gukora icyaha cyangwa dutange urwitwazo rwo kwimakaza icyaha, ahubwo dukurira mu buntu kandi tukabaho imibereho ikiranuka. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi w'impongano ni umunsi w'ingenzi cyane mu mibereho yacu. Uwo munsi natwe utugaragariza ko tukwiye kuzababarirwa ibyaha byacu. Uyu munsi ni ingenzi, ni umunsi ukwiye gutuma tukwiye kugaragaza itandukaniro mu mibereho yacu. Tukwiye kwicisha bugufi imbere y'Uwiteka. Tukwiye kwicisha bugufi tugasaba Imana imbabazi, kuko umurengezi wacu ari Yesu Kristo. Bene data, tukwiye kugaragaza itandukaniro mu mibereho yacu. Reka mbasabe kugira ngo mugaragaze itandukaniro mu mibereho yanyu. Twese uko turi hano, uko turi kuri iyi si ya none, tukwiye kugaragaza itandukaniro mu mibereho yacu, kwicisha bugufi, gusaba imbabazi, kureka ibyaha no kwitandukanya nacyo. Bene data, hari ibihembo duteganyirijwe nitutabwisari. Reka Uwiteka Imana akomeze abane natwe kandi adushoboze byose. Nibyo mbasabiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.